Nshuti mwene data, nongeye kukwifuriza amahoro akomoka ku Mana, kandi nongeye kwishimira kubana nawe muri iki cyigisho, muri uyu mwanya mwiza wo kwiga ijambo ry'Imana, aho turimo kwiga igitabo cy'umugenzi volume ya mbere, aho tugeze ku cyigisho cya 22 gifite titire ivuga ngo muriganya. Nkwibutse yuko iki gitabo tukiga tugisobanuza umwuka w'ubuhanuzi kugira ngo tumenye igihe turimo ndetse n'aho ibihe birimo kwerekera. Kubw'ibyo rero nongeye kwishimira cyane ko Imana aguhaye imbaraga ukiga ibyigisho byatambutse, tukaba tugeranye kuri iki cya 22. Njyewe ndi Musoni Flavien. Reka mbere yuko tujya mbere tubanze dusenge. Uwiteka mwungeri mwiza, wowe wagiye uba igisubizo cy'inyoko muntu, wowe wazamuye ibitekerezo by'umuntu kugira ngo amenye uwo bahanganye uwo ari we, watweretse urukundo rwawe ukoresheje umwana wawe Yesu Kristo, kandi utwereka urwango Satani yanga abawe n'umwana wawe, tubyigiye mu mucyo w'i Karuvari. Uyu munsi wa none turi ku ntambara, ariko yamaze gutsinda kuko Kristo yanesheje Satani. Tubizi neza yuko uyu munsi wa none kurwana kwacu, intege nke zacu n'ibigeragezo ducamo, byanga byakunda icyo dusabwa ni ukumanika amaboko tugatabaza uwo wanesheje kugira ngo aneshereze muri twebwe. Ngaho rero tugiye kwiga ijambo ryawe, tugiye kwiga icyigisho cya muriganya, aho tugiye kurebera ubucakura ndetse n'ubunararibonye bwa Satani mu kugusha abantu, ariko nanone tugiye kuharebera urukundo rw'Imana mu kugarura abantu batanye. Reka rero Umwuka wera dufate ikiganza atuyobore mu ijambo ryawe, kandi aho gutinda tuhatinde, naho kwiruka tuhiruke, kandi icyo dukwiye kuzirikana cyane aba ari cyuha ibitekerezo byacu ngo bikigumane, yaba njye yaba n'abanteze amatwi muri iki cyigisho, twese tumenye yuko ubutabazi bwawe buri hafi, kandi yuko ubucakura busoza amateka y'isi, uburiganya buheruka ubundi bwose bwabayeho bugiye kuba. Uduhe kugira ngo tuzagire inyifato ishyitse, kandi tuzabashe guhagarara tudatsinzwe, tubisabye mu izina rya Yesu, amen. Nshuti mwene data, tugeze ku cyigisho cya 22 nk'uko nabikubwiye, gifite insanganyamatsiko ivuga ngo muriganya. Hano mu Kristo na Byiringiro bakomeje kugenda, ndetse na nta bwenge yari abakurikiye ari inyuma. Ubwo turi kuri paje y'130. Yari ari inyuma yabo, bageze imbere bahasanga amayira abiri. Hari inzira bari barimo, hakaba n'iyicomeka kuri yo, kuko hari inzira ibangikanye n'iyabo, babura iyo bari bucemo, zose zari ziromboreje. Barangije barahagarara, barazitegereje, bibaza iyo bari bucemo birabayobera, ariko barangije barahagarara batereka tujya inama. Mu kujya inama, nshuti zanjye, wibuke ahangaha mu Kristo afite urwandiko rw'inzira, ariko kubera ko yabonye uwo bagendana mu nzira, nta mwanya afite wo kwicara ngo abaze ikarita, abaze urwandiko rw'inzira afite rumwereka inzira aracamo, ahubwo yiringiye uwo bagendana. Nibyo koko Bibiliya iravuga ngo ababiri baruta umwe kuko umwe yabyutse undi, ariko se Bibiliya ivuga ngo iki? Iyo abantu bayoboranye bose bafite ubumenyi buke, bafite ubumenyi butimbitse, byanga byakunda urusha undi amasomo menshi cyangwa ubumenyi ashobora kumuyobya wa undi nawe akagendanirako. Ngiki kibazo gikomeye rero dufite. Abantu benshi dufite urwandiko rw'inzira, ariko iyo tugeze mu mayira abiri, iyo tugeze aho Bibiliya ivuga ibi n'abanyabwenge bakavuga ibi, iyo tugeze aho abantu bavuga yuko amadini yose ari ay'ukuri, iyo tugeze aho abantu bavuga yuko imperuka izaba cyangwa ntibe, iyo tugeze ahantu abantu batwereka yuko ukuri n'ibikinyoma byose byamaze kwivanga, usanga kenshi na kenshi tutabaza ikarita, tutabaza ibyanditswe byera aho turi buce, aho dushinga ikirenge, ahubwo ugasanga turimo turizera abantu b'inararibonye. Hano rero byanga byakunda hagati ya Mukristo na Byiringiro, umwe yizeye ubunararibonye bw'undi. Nshuti yanjye, ni byiza kumenyana n'umuvugabutumwa, ni byiza kumenyana na pasiteri, ni byiza kumenyana n'umuntu umaze igihe mu itorero, ariko iyo bigeze ahakeneye inama n'inzira umuntu agomba gucamo, ni byiza gukuramo ikarita ikakuyobora, aho kugira ngo wizere ibitekerezo by'umuntu. Nta kindi rero, hahise haza umuntu wirabura wambaye umwenda wera arabasanga. Ibyo bisobanuye iyo bavuze ngo umuntu wirabura ariko bakavuga ko wambaye umwenda wera, hari ubusobanuro biba bitanze, kuko ibyo bintu ntabwo bigize gute, ntabwo bihura. Umwenda wera ndetse n'iki kintu, n'iyi nyito yitwa umuntu wirabura muri iki gitabo cy'umugenzi bakoresheje, bari bafite icyo berekana. Haza umuntu wirabura rero wambaye umwenda wera arabasanga, ababaza impamvu bahagaze.
barangije bamusubiza ko bajya mu ijuru ariko batazi inzira muri nzira ebyiri zari zibari imbere. Arangije arababwira ati rero noneho nimunkurikire rwose nanjye ndajya mu ijuru kandi inzira ndayizi. Barangije bamujya inyuma baramukurikira, arangije abacisha mu nzira igenda izenguruka buhoro buhoro, nyuma ituma batera umugongo ururembo Siyoni. Yabacishije mu nzira igenda izenguruka. Mu by'ukuri ndagira ngo nkwibutse yuko mu Kristo na Byiringiro bari barahawe amahirwe yo kureba imisozi y'i Siyoni yo mu gihugu cya Emanueli, murabyibuka neza. Kandi ahantu hose bajyaga bumvaga bafite amatsiko. Ubundi ururembo Siyoni mu Kristo na Byiringiro bagendaga barureba imbere, inzira bacamo yaba mbi yaba igize gute, iyo bongeraga bakagera ahantu ku musozi baharebaga imbere bakabona ururembo Siyoni barongeye bararubonye. Noneho rero ikibazo kiravutse, iyi nzira irazenguruka buhoro buhoro. Mu magambo make imeze nka rwa rugendo rwo mu butayu Abisiraheli bagenze bagenda bazenguruka. Iyi yagendaga izenguruka buhoro buhoro. Noneho bagiye kwireba inyuma basanga bateye ururembo Siyoni umugongo. Mu magambo make bari mu cyerekezo cyakwerekera aho bari. Muri ino minsi hari intambara nyinshi, hari ibigeragezo byinshi, hari amakuba menshi, ndetse hari imitego myinshi irimo gutuma abantu bata icyerekezo. Ndetse uyu munsi wa none hari abantu inzira zo gushaka ubutunzi, inzira zo gushaka icyubahiro, inzira z'amashuri, inzira zo kugira ngo umuntu arwane n'ubuzima agire icyo ageraho. Hari abantu izo nzira bagiye bazicamo ariko ntibaba amaso ngo bagumane n'Imana. Uyu munsi wa none basigaye bagerageza kureba imbere bakabona nta rurembo bareba. Muri iyi minsi abantu benshi barimo baraca mu nzira ituma igihe kigera bagatera umugongo ururembo Siyoni. Nyuma rero uyu mugabo yabagejeje mu kigoyi cyangwa se mu mutego. Wa mutego urababohaboha bombi babura icyo bakora. Yarabajyanye abagusha mu mutego, amaze kubagusha mu mutego imigozi irababohaboha. Imaze kubabohaboha bayoberwa uko babigenza. Nshuti zanjye, uyu munsi wa none abantu baziritswe, bagoswe, bafunzwe n'imigozi itandukanye. Mu bitekerezo byanjye njya ntekereza yuko hari amoko atatu y'imigozi asekeje. Umugozi wa mbere ni umugozi w'igitagangurirwa. Buriya iyo uciye ahantu igitagangurirwa cyubatse ugaca mu kayira kacyo aho cyubatse, byanga byakunda ya migozi yabyo iragufata. Mu by'ukuri ntikubuza kugenda, imigozi y'igitagangurirwa ntikubuza kureba, ntikubuza iki, ariko uba wumva irimo kukujena ku buryo uba ugenda uyikurura, ikibazo cyayo ikujena idafatika. Uwo ni umugozi wa mbere. Hari abantu Satani yafatishije iyo migozi ku buryo ntababuza gukora ibyo bakora, ariko babikora babangamiwe, kandi Bibiliya iravuga ngo ukora umurimo w'Imana agononwa avumwe. Aba kabiri nabo Satani yazirikishije umugozi ntagereranya n'ibirere. Ibirere murabizi, ikirere kibisi, ikirere gitose kiba gifite imbaraga, ndetse murabyibuka abubaka inzu z'ibiti bakoreshaga ibirere babikoramo ibintu bitandukanye pe. Ariko nagira ngo mbabwire ngo ikirere uramutse umuntu akikuziritse ukagenda ukajya ahantu hari izuba, cya kirere wajya kumva kiraturitse. Kuko ibyo rero ikirere ni umugozi ukomeye kure y'izuba, ariko iyo wegereye izuba ikirere kiracika. Rero hari abantu bameze gutyo Satani yazirikishije iby'isi abagusha mu mutego kubw'uburiganya bwe, ariko abo bantu Satani ababuza kuza kugira ngo izuba ryo gukiranuka ari ryo Kristo ribarasire. Aba bantu rero Satani abahunza amateraniro, abahunza ibitaramo, abahunza kuganira n'abantu b'Imana, abahunza ibitabo, ahantu hose bashobora kuvirwa n'umucyo w'izuba ryo gukiranuka ari ryo Kristo. Satani arabahunza. Iyo hari gahunda zateguwe zatuma uyu muntu abohorwa, Satani amujyana kure, akamuzanira inshuti zitunguranye, akamwohereza mu kujya guhiga ibiraka nabyo atari bunakore, akamujyana mu bintu byinshi cyane. Uyu mugozi wa gatatu nashakaga kuvuga noneho wo ni umugozi ukomeye w'izahabu. Umugozi w'izahabu buriya nagira ngo nkubwire, umuntu aramutse agufashe akagufunga muri gereza, ariko yarangiza akagufungisha iminyururu ya zahabu ku maboko n'iminyururu ya zahabu ku maguru, yarangiza akakureka, mu by'ukuri waba uri umunyururu uhenze. Abandi banyururu bakumirwa, ariko mu by'ukuri ntiwaba ufite ubwinyagamburiro, amaboko yawe ntiyakora n'amaguru yawe ntiyakora. Hari abantu rero Satani yagize imbohe za VIP.
abantu satani yabohesheje icyubahiro, ababohesha kumenyekana, ababohesha iki, ku buryo iyo ubarebye ubona batandukanye n'abandi, ariko abo ngabo satani yarabaziritse kugira ngo batagira iki, yabajyanye gake gake abagusha mu mutego. Nshuti zanjye, satani afite umutego udasanzwe, ariko nagira mbabwire, umuntu uramutse umuzirikishije imigozi y'izahabu, uwo muntu ashatse gucika byagenda gute? Byasaba kumuzana hafi y'ahantu hari itanura, noneho barangiza bagashyushya ibyuma bishyushye cyane, noneho ya minyururu bakayicishamo. Ubwo ya minyururu yahita iyenga, kuko izahabu irayenga iyo igeze ku mazi, ku bushyuhe. Nshuti zanjye, ibi biratangaje. Reka twihute nongere ngaruke muri iki gitabo cy'umugenzi. Ako kanya bamaze kugwa mu mutego, wa mugabo yakomeje kubitegereza muriganya. Ako kanya umwenda wera umuva mu mugongo uragwa, maze bamenya aho bari, bamara umwanya baryamye barira, kuko batabashije kwikuramo. Vuba bidatinze bari bamukurikiye bazi ko ari umuntu muzima, ariko bageze imbere basanga ni umuriganya yabashutse, ni umwambaro wera yari yitije. Ibi bifite icyo bisobanura, turaza kukireba. Ndagira mbabwire inshuti zanjye, abantu benshi biyambitse umwambaro wo gukiranuka, abenshi biyambitse umwambaro w'idini, barimo baragerageza kugira ibintu bakora abandi bakabareberaho, ndetse bamwe baricara bakazana inyigisho runaka, izo nyigisho abantu bakabajya inyuma, abandi bakazana inyigisho runaka abantu bakabajya inyuma, ndetse abantu barabaharara bakumva barabakunze bakabagenda inyuma. Ariko vuba bidatinze tugiye kuzamenya impamvu zagiye zihagurutsa buri muntu wese. Abantu benshi imyenda iri ku mugongo wabo igiye kugwa, tubabona uko bari. Mu magambo make ndavuze ngo Imana igiye gukuza ikiri muri aba bantu. Mukristo arangije abwira mugenzi we, aramubwira ati rwose nemeye icyaha cyanjye, bishoboka ko ari njye wazanye iki kintu tukemera ibi ngibi, kuko abungeri batubwiye kwirinda abariganya. Muribuka abungeri, hantu baberetse bakabereka na darubini, bakabwira bati nyamuneka muzirinde umuriganya, kandi muzirinde urugendo mugiye kujyamo, kuko imbere hari aho muzahurira n'ibigeragezo n'amakuba. Rero Byiringiro ahise abwira Mukristo, aramubwira ati rwose baduhaye urwandiko rw'inzira, gusa twibagiwe kurusoma ntitwirinda. Ibi bintu biratangaje. Aba bantu rwose bafite urwandiko rw'inzira, ntibakagombye kwirirwa bizerana, bari kurusoma, ariko noneho ntibigeze barusoma, ahubwo bagendeye kuri logique. Muri no minsi dufite abantu benshi banezezwa n'ibitekerezo by'abantu bize amashuri ahanitse, banezezwa n'ibitekerezo by'abantu bafite mu kanwa haryoshye, ku buryo kubaza Bibiliya ni ikibazo. Muzasanga ababwiriza benshi, abapasitoro benshi, abapotre benshi, ndetse no mu madini menshi, uzasanga nko muri kiliziya abantu bagenda nta Bibiliya bajyanye. Abenshi uretse wenda bitwa ngo n'abakarismatike nibo bagerageza, ukabona byibuze afite agatabo, ariko abo bantu baba bagiye bizeye padiri yuko ibyo ari bubabwire babyumva pe. Muzasanga mu madini menshi umuntu ahagarara imbere afite Bibiliya, abandi bakinjira n'amatelefone, umuntu akazana imodoka, akazana igikapu cyuzuye ibintu, ariko akumva Bibiliya yamuvuna cyane. Ndetse ndagira ngo mbabwire inshuti zanjye, abadamu bo bajya banatwara ibikapu binini birimo imyenda bari buhindure n'inkweto bari buhindure, ariko iyo babajije uti se kuki Bibiliya utayishyize mu gikapu, arakubwira ati rwose Bibiliya iraremera kuyitwara, hari igihe nanabyibagirwa. Inshuti zanjye, nagira mbabwire ngo ni tactique, ni tekinike ya Satani yuko abantu bagomba kujya mu nzira bakazaza bisunga abandi aho kwisunga ibyanditswe byera ngo bibereke inzira aho bagiye guca. Rero byanga byakunda, Byiringiro aravuze ati twebwe rwose ntabwo twigeze twirinda umurimbuzi. Ndagira ngo mbabwire inshuti zanjye, nimusome muri Bibiliya zanyu muri Daniyeli igice cya 9. Ese mwari muzi ko natwe dufite umurimbuzi imbere yacu? Ese mwari muzi ko tugiye guhangana n'ibibazo bikomeye? Daniyeli, Bibiliya iravuga ngo iki mu gitabo cya Daniyeli? Ijambo ry'Imana riduha inama, nuko abantu b'iki gihe nta mwanya bafite. Daniyeli 9:27 asobanura iby'iminsi y'imperuka. Daniyeli yaravuze ngo uwo mutware azasezerana na benshi isezerano rikomeye rimara icyumweru kimwe, nikigera hagati azabuzanya ibitambo n'amaturo. Amagambo nashakaga naya: umurimbuzi azaza ku ibaba ry'ibizira, maze kugeza ku mperuka yategetswe uburakari buzasandazwa kuri uwo murimbuzi. Iri somo rigaragaza umurimo
umurimo Kristo yagombaga gukora, rikagaragaza urupfu rwa Kristo, rikagaragaza icyo Kristo yagombaga gukora, ariko rikanagaragaza ububasha bwa Satani buzakora mu minsi y'imperuka. Rero bantu b'Imana, turiho mu gihe umurimbuzi abantu benshi batarimo kumwirinda. Byanga byakunda iki gitabo cy'umugenzi kitubwiye yuko Byiringiro yababajwe nuko batigeze birinda umurimbuzi, kandi natwe umurimbuzi ari imbere yacu. Iri somo riratwereka yuko umurimbuzi azaza ku ibaba ry'ibizira. Umurimbuzi ninde? Satani niwe murimbuzi mukuru, ariko afite ubundi bubasha akorana nabwo. Reka mbibutse yuko Satani yiteguye gukorera mu bupagani bwahakanye, Satani yiteguye gukorera muri Babuloni, Satani yiteguye gukorera muri Roma ariyo y'ubupapa y'uyu munsi wa none. Kandi nagira ngo mbabwire ngo ibi ni ibintu biri imbere yacu. Abantu bazarokoka uyu murimbuzi ni abimenyereje ibyanditswe byera. Reka mbasabe musome muri Yeremiya igice cya 6. Ndacyari ku murimbuzi. Mu iki gitabo cy'umugenzi Byiringiro yarababaye cyane, aravuga ati twakoze amakosa kutirinda uyu murimbuzi, none natwe nicyo gihe tugezemo. Yeremiya igice cya 6, ijambo ry'Imana rirambwira ngo iki? Yeremiya 6:26 haranditse ngo yewe mukobwa w'abantu banjye we, kenyera ibigunira, wigaragure mu ivu, wiraburirwe nk'uwapfushije umwana w'ikinege. Gira umuborogo ubabaje cyane, kuko umurimbuzi azadutera dutunguye. Torero ry'Imana nabasabaga gukanguka. Umurimbuzi ubu yamaze kwitegura. Yeremiya we yaravuze ngo intare yavuye mu kibira cyayo. Mu magambo make ndashaka kubabwira yuko iki nicyo gihe kidasanzwe cy'imyiteguro idasanzwe. Isomo ryo muri Daniyeli 9:27 rinyeretse umurimbuzi. Isomo ryo muri Yeremiya 6:26 ryo rirambwira yuko uyu murimbuzi azatera Siyoni atunguranye, azatera itorero ry'Imana atunguranye. 27 nakugize umunara n'igihome mu bantu banjye. Imana ifite itorero ryayo ry'ukuri yagereranyije n'umunara, kandi rigereranya n'igihome, kugira ngo umenye inzira yabo uyigenzure. Amen. Kubw'ibyo rero abantu bafite ububasha bwo kwirinda umurimbuzi bazamenya n'inzira, kandi abangaba bonyine nibo babasha kwereka abandi inzira bacamo. Dawidi yaturushije ubwenge. Uwo ni Byiringiro mu gitabo cy'umugenzi. Yaravuze ati rwose Dawidi yaturushije ubwenge igihe yavugaga ati kwitondera ijambo ry'iminwa yawe, kumpa kwirinda inzira z'abanyarugomo. Zaburi ya 17:4. Barangije baryama mu mutego, muri icyo kigo yibiganyira, nta kindi bari gukora. Baryamye muri uwo mutego, bagerageje kwikiza biranga, ariko kubw'urukundo rw'Imana, Imana ntishobora kurekera abantu bayo mu mutego. Nshuti zanjye, maze bagiye kubona babona umuntu urabagirana ufite umugozi ukozwe mu yindi migozi. Ababaza icyabazanye, arangije ababaza nuko baje, bamubwira uko byabagendekeye, bamubwira inkuru uko wa mugabo yabayobeje bakagwa mu mutego. Arangije uwo mugabo abasubiza kuwo bahuye nawe ari muriganya, akaba intumwa y'ibinyoma kandi yihinduye nka marayika w'umucyo. Biri muri gahunda y'abamarayika b'Imana kutugira inama kugira ngo tutayoba. Kubera iki? Igitabo cy'Abaheburayo igice cya 1:14 hambwira amagambo akomeye. Abaheburayo 1:14 haranditse ngo mbese abamarayika bose si imyuka iyikorera itumwa gukora umurimo wo gufasha abazaragwa agakiza? Amen. Abaheburayo 1:14 haratwereka yuko abantu b'Imana, Imana yateguye abamarayika bo kubatabara. Kugwa mu mutego si ikibazo, ahubwo ikibazo ni ukugwa mu mutego ntusaba ubutabazi. Kugwa mu mutego si ikibazo, ikibazo ni ukutamenya ko Imana ishobora kugukurikirana ikagukura aho hantu. Kugwa mu mutego si ikibazo, ikibazo ni ukugwa mu mutego ugakomeza kwibwira ko ukigenda kandi wamaze guhagarika urugendo. Maze rero uwo mugabo amaze kubabwira gutyo, arangije ababwira yuko uwo mugabo bahuye ari Satani, kandi Satani nawe ajya yihindura nka marayika w'umucyo. Arangije arababohora, arababwira ati nimunkurikire mbasubize mu nzira yanyu. Iki kintu rero kirakomeye cyane. Noneho rero arangije uyu mugabo urabagirana ababaza aho baraye. Bamusubiza ko baraye mu bungeri ku misozi y'igikundiro. Murabyibuka, iyi ni inkuru twize. Arangije abaza ati mbese nta rwandiko ruyobora inzira babahaye? Barangije baravuga bati rwose ku misozi y'igikundiro bararuduhaye, baduhaye urwandiko tuzifashisha ducaha. Arangije wa mugabo arababaza ati se kuki mwashidikanyije? Ese ntimurarusoma? Barangije bose bamusubiriza rimwe ngo oya.
abantu benshi inshuti zanjye si uko badafite ibyanditswe byera, si uko badafite bibiliya, ariko satani yateguye ibintu byinshi bigomba gutuma abantu badasoma. Satani yateguye ibintu byinshi bigomba gutwara, yateguye umunezero, ategura umurengwe, ategura amaganya, ategura ibibazo, ategura inshuti, ategura abavandimwe, ategura ibirangaza, kugira ngo anige umwanya wa bibiliya. Abantu rero bicaye mu madini atandukanye, bibiliya twese turazifite, ariko umwereka isomo akakubwira ati ibi bintu se bibamo. Hari n'abajya impaka z'ibyo batigeze banasoma. Nshuti yanjye, uyu mwanya marayika w'Imana arakubaza ngo ese ko wahawe ibyanditswe byera ugitangira urugendo uracyabisoma? Ndagira ngo ubwire ngo niba igisubizo cyawe ari oya, ndakwinginze usaba Imana ikugarurira aya mahirwe. Arangije bakimara kumubwira bati oya, wa mugabo urabagirana yarabaje ati kuki mutarusoma? Barangije baramusubiza bati rwose twarwibagiwe rwose, ibintu twari turimo twibagiwe yuko dufite uru rwandiko rw'inzira. Arangije arababaza ati se babungeri ntibabategetse kwirinda abariganya? Barangije baramusubiza bati yego, ariko ntitwatekerezaga ko umuntu uvuga neza nk'uriya yatuyobya. Igihe kirageze nshuti zanjye ngo mwe kwiyubaka ku mvugo nziza z'ababwiriza, imvugo nziza z'abayobora amagahunda, imvugo nziza z'abayobozi, imvugo nziza z'abantu bitwa ngo bamaze igihe mu bintu by'Imana. Ahubwo igihe kirageze ngo mwiyubake ku ijambo ry'Imana, kuko niryo rivuga neza kurusha ikindi. Kandi igihe Yesu bamutumaga abasirikare ngo bajye kumuzana arimo kwigisha, abasirikare bicaye mu iteraniro bumva uko yigisha. Barangije batashye barabaza bati umugabo twabatumye ari hehe? Barangije baravuga batumva, ese mutekereza ko ikintu mwadutumye cyoroheje? Ntago byoroshye. Niba mu bantu bose bavuga nta muntu n'umwe twigeze twumva uvuga neza nkawe. Nagira ngo nanone nongere nkubwire yuko Yesu niwe muntu uvuga neza wenyine. Yesu umwegere, agufitiye ikiganiro, agufitiye inama, agufitiye ibintu byinshi yakungura, kandi afite imbaraga zo guhindura umutima wawe kugira ngo nawe uru rugendo rubashe utarukesha undi muntu. Maze rero muri iki gitabo cy'umugenzi barandika ngo maze ndota abategeka kurambarara hasi, abakubita cyane kugira ngo abigishe inzira nziza bakwiriye gucamo. Akibakubita aravuga ati abo nkunda ndabacyaha nkabahana ibihano, nuko rero gira umwete wihane. Aya magambo yabwiwe itorero rya Laodikiya, igitabo cy'Ibyahishuwe igice cya 3 umurongo wa 19. Kandi mbibutse yuko iri torero rya Laodikiya rishushanya itorero ririho uyu munsi wa none. Kubw'ibyo rero ndagira ngo mbabwire ngo nubwo itorero ririho uyu munsi wa none ari irinyantege nkeya, ari irinyamakosa, ndetse rimwe na rimwe iri torero ukaba ushobora gusanga ryaguye mu mutego, ariko Imana ifite ububasha, yohereza abamarayika barangiza bakaza bakarikura mu mutego ryaguyemo, kandi barangiza bakarigarura mu nzira. Kubw'ibyo rero ntabwo itorero ry'Imana rizagwa, nta nubwo rizitwa Babuloni, icyakora abanyabyaha bo bazakurwa i Siyoni. Iri somo ryo Ibyahishuwe 3:19 ritangaza ibintu bidasanzwe ku itorero rya Laodikiya. Icya mbere, iri torero rya Laodikiya Kristo ararikunda, Kristo araricyaha, kandi Kristo ajya ariha ibihano. Nuko rero iri torero rikwiye kugira umwete wo kwihana. Nshuti zanjye, ibibwirizwa byo kwihana bigenda bikendera muri gahunda z'itorero. Ibibwirizwa byo kwihana bigenda bikendera ku ruhimbi. Indirimbo zihanisha abantu zirimo ziragenda zikendera mu bahanzi. Kandi nshuti zanjye, umwuka wo kwihana no kwitanga mu nzu y'Imana nawe ugenda ugabanuka. Ariko nagira mbabwire ngo Imana izabikorera, kuko abo yahagurukije igomba kuzabagezayo amahoro. Maze wa mugabo urabagirana abategeka gukomeza inzira, bakita cyane ku by'abo bungeri bababwiye bindi. Noneho rero ikintu nagira ngo nkubwire ni kimwe, kuri paje 132 bamushimira ibyiza yabakoreye byose, bagenda mu nzira nziza bicishije bugufi. Guca bugufi nicyo gikwiye kuturanga, kuko turi abanyantege nkeya, kandi uretse ubutabazi bw'Imana yagennye muri uru rugendo, simba nkihari nawe ntuba ugihari. Ukurikije ibigeragezo n'amakuba n'imitego Satani yagiye adutega, y'abamarayika b'Imana batagenda batubatura, batuzirikura mu mitego twari twaguyemo, ntabwo twari gukira. Hari abantu bamaze igihe kirekire mu mutego w'inzoga, hari abamaze igihe kirekire mu mutego w'inzangano z'amoko, hari abamaze igihe kirekire mu mutego
mutego w'iby'isi, hari abamaze igihe kirekire mu mutego w'inyigisho z'ibinyoma. Ariko icyo nshimira Imana, iyo yaguhagurukije ntabwo yagutererana, iraza ikohereza ububasha bwayo, marayika wayo akagufungura, yarangiza akagukubita. Kugukubita ni inama aguha, akagucyaha, akaguhana ibihano, ariko yarangiza akakubwira ko ukwiye kwihana. Kandi iyo wihannye akugarura mu nzira, ugakomeza urugendo nk'abandi. Nubwo haba hari umuntu wibuka amateka yawe ya kera kandi akagira iturufu yo kuguca intege, uzakomeza imbere. Icyo uzavuga ni kimwe: nibagirwa ibiri inyuma ngasingira ibiri imbere. Icyo nicyo kintu gikwiye kuturanga. Maze mu Kristo we na mugenzi we bagenda baririmba bati: mwa bagenzi mwe, nimuze mwese tubabwirize uko biba ku bagenzi bemeye guteshuka. Twe twafashwe n'ikigoyi kibi cyamuriganya, twari twibagiwe inama nziza batugiriye, hanyuma turagikira maze turakubitwa. Ntitugaye icyo gihano, namwe kibaburire. Amen. Rero nshuti zanjye, nagira nkubwire ngo iri somo riratwerekeza kuki. Mu gitabo cyitwa inyandiko z'ibanze, ni igitabo kijya kimfasha gusobanukirwa n'amateka y'itorero ry'Imana ririho mu bihe bisoza. Umwanditsi w'icyo gitabo yanditse agaragaza iyerekwa yagize kuri paji ya 90, inyandiko z'ibanze. Yagize iyerekwa, yerekwa Satani, ariko yerekwa mu buryo budasanzwe. Satani atwaye igare. Baranditse ngo nabonye uburyo ubu bushukanyi bwari buri gukwira ku muvuduko munini. Neretswe igare ry'umwotsi rirerire cyane, ryagendaga ku muvuduko nk'uw'umurabyo rivuduka. Marayika yansabye kwitegereza nitonze. Nshuti zanjye, umuvuduko nk'uw'umurabyo, niba mubyibuka neza, muri Daniyeli igice cya 9 umurongo wa 27, twabonye iki? Twabonye ijambo rivuga ngo umurimbuzi azaza ku ibaba ry'ibizira. Ibaba rishushanya bwihute. Usomye Daniyeli ugasoma n'ibyahishuwe, amababa yerekana kwihuta. Kubw'ibyo rero ibibi bizaba birimo kuvuduka cyane mu minsi y'imperuka. Neretswe igare ry'umwotsi rirerire cyane, ryagendaga ku muvuduko nk'umurabyo. Marayika yansabye kwitegereza nitonze. Nahanze amaso iryo gare, byasaga naho isi yose yari muri iryo gare, ku buryo nta muntu n'umwe wari wasigaye. Marayika yaravuze ati: bahambiriwe mu miba igiye gutwikwa. Mutega amatwi, abantu benshi uyu munsi wa none, sisiteme y'icyaha abantu barimo bameze nk'imiba yiteguye gutwikwa. Maze marayika anyereka uwari utwaye iryo gare, wasaga n'umuntu mwiza w'igikundiro, kandi abagenzi bose bari mu igare bari bamuhanze amaso ndetse bakanamwubaha. Nahagaritse umutima maze mbaza umumarayika wanyoboraga uwo ari we, uwo wari utwaye igare uwo ari we. Yaransubije ati: ni Satani. Satani niwe utwaye igare, yigize nka marayika w'umucyo, yigaruriye abatuye isi. Ndetse nimureba neza muri icyo gitabo hasi, muzasanga bavuga yuko muri iryo gare hari harimo n'umukanishi. Uwo mukanishi ngo niwe wagendaga akurikirana ubuzima bw'iryo gare. None niba Satani yarigaruriye abatuye isi kandi akaba afite umuntu umwungirije w'umukanishi, ibi bintu biratangaje. Ku isi byanga byakunda hari umuntu ukorerwamo na Satani, hari umuntu Satani ayobora, kandi nawe akaba afite ububasha ku isi, ufasha iri gare ry'abanyamanyanga, ufasha iri gare ry'inyigisho z'ibinyoma, ufasha iri gare ry'ubuhakanamana, akarifasha kugenda kugira ngo ryihute rigere aho rimeze, aho rishaka. Kandi umuntu iyo yashakaga gusimbuka iri gare, byabaga ibibazo cyane, kurisimbuka ntago byorohaga. Nshuti yanjye, nagira ngo nkubwire ngo ariko mu izina rya Yesu ukeneye gusimbuka iri gare, ukurira igare rizamuka rijya mu ijuru. Rero Satani naho bamutweretse nka marayika w'umucyo, isi yose imuri inyuma bafite kuraje. Mu gitabo kindi cyitwa Intambara Ikomeye, ni igitabo kinsobanurira intambara iri hagati ya Kristo na Satani. Muri icyo gitabo cyitwa Intambara Ikomeye, mu cyigisho cya 29, paje 354 na paje 355, mu cyigisho cyitwa Inkomoko y'Ikibi, berekanye ubucakura bwa Satani bukomeye, ndetse berekana n'uburiganya bwe. Baranditse ngo byari umugambi we wa Satani wo gutera abamarayika gushidikanya, akoresheje ingingo z'uburiganya ku byerekeye imigambi y'Imana.
y'Imana. N'abamarayika muribuka yuko Satani yamanukanye 1/3 cy'abamarayika bo mu ijuru. Abikoresheje iki? Yakoresheje uburiganya bukomeye, abakekeranyisha, abatera gushidikanya ku ngingo zikomeye z'imigambi y'Imana. N'uyu munsi wa none muri iri korosi risoza amateka y'isi, imigambi y'Imana Satani agiye kuyidukekeranyisha, agiye gutuma abantu bacanganyukirwa. Kuri iyi paje baranditse ngo ikintu cyose cyari cyoroshye, ikintu cyose cyari cyoroshye cyumvikana yagihinduye amayobera, kandi kubw'uburyarya atera gushidikanya ku magambo yumvikana yavuzwe na Yehova. Mbega ibintu bibabaje. Icya mbere, ikintu cyose cyari cyoroshye kikumvikana mu bigendanye n'iby'Imana, Satani yarabegereye ababwira ko ari amayobera. Uyu munsi wa none biratangaje yuko amadini usigaye wicara ukabaza umuntu iki n'iki gisobanura iki, yarangiza akakubwira ati iryo niyobera ritagatifu. Urajya mu byahishuwe ukabaza umuntu uti isomo risobanura iki, ati iryo niyobera ritagatifu. Ndagira mbabwire inshuti zanjye, ni umugambi wa Satani gufata ibintu Imana yasobanuye bakabihindura amayobera, kandi kubw'uburyarya atera gushidikanya ku magambo yumvikana neza yavuzwe na Yehova. Reka mbahe urugero. Imana yatanze amategeko 10, irangije Imana irayarezima kugira ngo n'umwana muto abashe kuyafata mu mutwe. Iyagira 10, ntabwo yagize 9 cyangwa 8, yagize 10, kuko buri mubare w'10 ufite ibintu byinshi cyane usobanura, kandi kuwufata biroroshye bitewe nuko n'intoki zacu ni 10, amano yacu ni 10. Kubw'ibyo rero byibuze Imana yabonaga yuko bizahura n'ibyo umuntu yifitemo. Ariko biratangaje cyane, uyu munsi wa none ibintu Yehova yavuze byumvikana, uyu munsi wa none abanyamadini bakubwira ko bitumvikana. Umuntu aguhagarara imbere yarize akakubwira yuko amagambo Imana yavuze mu itangiriro atumvikana, akakumvisha yuko kuyumva bigusaba kuba uri ku rwego nk'urwo afite, kubera ko afite PhD cyangwa se afite doctora cyangwa se afite masters. Ariko nshuti zanjye, ibintu Imana yavuze, Satani yiteguye kuzana uburiganya butuma abantu bumva ko imigambi y'Imana hari ibintu batumvamo. Ariko najya mbabwire, ijambo ry'Imana ryatubwiye ngo iki? Abefeso 6:11 haranditse ngo mwambare intwaro zose z'Imana kugira ngo mubashe guhagarara mudatsinzwe n'uburiganya bwa Satani. Umuntu ushaka gucika uburiganya bwa Satani, reka mbabwire inshuti zanjye, uku gucika ntago byoroshye. Niba abamarayika bari bazi Imana, bazi Yesu, bazi urukundo rwayo, Satani yarabakubise ikinyoma, abakubita ururimi rwiza, arabesikoroka, aramwenyura, bereka ko afite ahazaza heza mu biganza habo mu biganza bye. Bageraho bafata umwanzuro, batera umugongo Imana, batera umugongo Yesu, batera umugongo ururembo rwera rwo mu ijuru. Mushaka kumbwira ko tuzamurokoka gute? Gusa amahirwe yacu ijambo ry'Imana ntago ryadusize muri icyo kintu cyo guhuzagurika, ahubwo ijambo ry'Imana yatubwira ngo mwambare intwaro zose z'Imana. Izo ntwaro murazisanga mu Befeso 6 kugira ngo mubashe guhagarara mudatsinzwe n'uburiganya bwa Satani. Mu gitabo cy'Abaroma gice cya 16:17, Abaroma 16:17 haranditse ngo ariko bene data ndabinginga ngo mwirinde abazana ibyo gutandukanya n'ibigusha binyurana n'ibyo mwize mubazibukire. Hagiye kuboneka rero inyigisho zitugusha, zidukura mu byo twizeraga. Hagiye kuboneka inyigisho zidukura kuri Kristo, zikadukura ku musaraba we n'icyo yadukoreye, zikatwerekeza mu gushakira agakiza ahandi hantu. Hagiye kuboneka inyigisho zidukura mu ijambo ry'Imana n'amategeko y'Imana, zikadushyira mu kirere zitwumvisha yuko byose byarangiye. Noneho Pawulo arakomeza ku murongo wa 18 w'icyo gice cya 16 cy'Abaroma, arangije aravuga ngo kuko abameze batyo atari imbata z'umwami wacu Kristo, ahubwo ari izinda zabo. Pawulo yerekanye ko hazaboneka mu minsi imperuka abantu b'imbata zinda, ariko bazaba bavuga iby'Imana. Ujye kubona ubona umuntu yeguye Bibiliya, afashe Bibiliya, yeguye kamushwari ko kwihanagura, aragiye kuri televiziyo, n'umureba ugire ngo ni imbata y'umwami wacu, naho ni imbata y'inda ye. Arimo arashakira inzira inda ye. Iri somo nicyo risobanura Abaroma 16:18, kuko abameze batyo atari imbata z'umwami wacu Kristo, ahubwo ari izinda zabo, kandi imitima y'abatagira uburiganya bayohesha amagambo meza n'ibyo kubanezeza. Mu magambo make, iyo bari imbere y'imitima idafite uburiganya, imitima ishaka iby'Imana, iyo mitima bayohesha amagambo meza n'ibyo kubanezeza. Mu magambo make, bahanurira abantu bihuje n'irari ryabo. Bibiliya biteguye kwicurika no kugira amasomo batigisha kugira ngo batange serivisi nziza ku bakiriya b'amadini yabo.
ariko murongo wa 19 uranditse ngo igitumye mbabwira ibyo ni uko kumvira Imana kwanyu kwamamaye mu bantu bose, nicyo gitumye mbishimira, ariko ndashaka ko muba abanyabwenge mu byiza mukababaswa mu bibi. Amen. Pawulo arangije aravuga tumva rero hari icyo mbasabira, ndashaka yuko mu bintu byiza byose muba abanyabwenge, ariko umuntu naza abajyanye mu bibi ajya asanga muri abaswa. Nshuti zanjye, kenshi na kenshi hari igihe umuntu ajya guhamagara uri mu ntege nkeya akakubwira ati duhurire kuri bare, wagera kuri bare agatangira ati none ndahari ibintu nashaka ko tuganira, ukamubwira uti se iyo tubiganira kuri telefone ati hoya reka tubiganire dufata kamwe, mukagenda mukicara, mwamara kwicara muri bare agatangira akakongorera akakubwira tumva rero aha hantu rwose tujya dukunda kuyiherera, yarangiza akakureba akabona nta mutima ufite, agatangira ati bakuzana iki cyo kurya, uti ngiye ibintu byose biriya ntago mbirya, bakuzana iki cyo kunywa, uti ni amazi, noneho imiziki abantu barimo kubyina bakatakata, ureba akavuyo kari aho, yarangiza akakureba agahita akubwira ati ariko pe uburokore bwakugize umuswa, urebe ukuntu buri injiji muri ibi bintu koko. Ariko nshuti zanjye, igihe cyose uzaba ugeze aho ibi bikorerwa, ugeze aho ababi bateraniye mu iteraniro ry'abasinzi n'abanyanda nini, wahicara wagize ibyago, wagize intege nkeya, uretse ko tudahamagarirwa no kuhicara, ariko nubona byabaye, ndagira ngo nkubwire byanga byakunda ikizakubwira yuko wigeze ubana n'Imana ni uko uzabona uri umuswa mu bibi. Ariko uyu munsi wa none biratangaje, dufite abantu bashaka kuba abanyabwenge mu bintu by'Imana, bagashaka no kuba abanyabwenge mu bintu bibi, ku buryo yicara akakubwira ati ukamaze uti nihe nakura umubwiriza wamfasha, nihe nakura korari yamfasha, nihe nakura itsinda risenga ryamfasha, agahita akubwira ati runaka tujyeyo tugire gutya. Ariko wanamubwira uti ariko rero buriya nagize ikibazo, madamu wanjye arwaye indwara idasobanutse, nanjye sinzi ukuntu merewe, yarangiza agahita akubwira ati wabona barakuroza, uzaze hari ahantu nzakujyana bakurogore ntukabe ikigoryi, yakakujyana ahantu bakajugunya ibishyimbo, wajya kubona ukabona barimo barazana impu z'imbeba n'iz'ipusi. Nshuti zanjye, nagira ngo mbabwire niki kizaranga yuko twamenye Imana. Kumenya Imana kwacu kwaramamaye, ariko ikizakugaragaza ni ikihe? Ni uko tugomba kuba abanyabwenge mu bintu byiza, twarangiza tukababaswa mu bintu bibi. Mu gitabo cya 2 cy'Abakorinto igice cya 11 umurongo wa 13, Pawulo yandika ku bigendanye no kwirinda uburiganya, kwirinda abariganya no kwirinda uburiganya bwa Satani. Yaranditse ngo bene abo ngabo ni intumwa z'ibinyoma, ni abakozi bariganya bigira nk'intumwa za Kristo. Nshuti zanjye, uretse kuba Satani azariganya, nagira mbabwire ngo yiteguye no kuzakoresha abantu bitwa ko ari abakozi b'Imana ariko ari abariganya. Aba bantu bagiye kujyana abantu gake gake, babereka inzira, batangire bizatangira abantu basenga, abantu babona ari byiza, bumva babohoka, imitima yabo bumva isabana n'Imana. Ariko abazi ubwenge nibagerageza kureba inyuma ngo barebe aho berekera, bazasanga ururembo rwa Siyoni rwamaze kugera mu mugongo, kandi ururembo rwa Siyoni rwari imbere yabo. Nshuti zanjye, ndabasabye ngo musenge cyane. Pawulo yarakomeje umurongo wa 14 arandika ngo kandi ibyo si igitangaza, kuko na Satani ubwe yihindura nka marayika w'umucyo. Nuko rero ubwo bimeze bityo, ntibyaba igitangaza kugira ngo abakozi be nabo bigire nk'abakozi bagabura ibyo gukiranuka, ariko iherezo ryabo rizahwana n'imirimo yabo. Nshuti zanjye, turi mu gihe Satani agiye kwindura nka marayika w'umucyo. Mu minsi yashize habaga hari ahantu abapfumu baba, abo bapfumu ukajya kumureba ukamubwira ibibazo ufite ni iki. Uyu munsi wa none mwambaza ngo abapfumu baciye he? Satani yasanze gukorera mu bapfumu bimuhombya. Ubupfumu bw'iki gihe bwegeranye n'imisengere y'uyu munsi wa none, ku buryo ibyakorerwaga mu bupfumu n'ubundi birimo birakorerwa muri iyi misengere yadutse y'imirimo y'ibitangaza. Ariko wakwibaza ngo ibi ni ibiki? Byanga byakunda Satani yihinduye nka marayika w'umucyo. Abantu bayobya abantu bagiye kurimbura abantu, ni abantu bafite Bibiliya. Ni bande barimo gusambana, barimo gutera abagore b'abandi amada bagatandukanya ingo? Ni bande barimo kugenda bagatesha abantu icyerekezo? Ni bande barimo kugenda bagahangana na politike z'isi ndetse bakazikorera amakudeta, uretse abantu bitwa ko bafite za Bibiliya? Ni bande barimo gukora inama zo kugira ngo isi bayishakire ikindi cyerekezo kandi kizagusha abantu mu mutego? Ni abitwa ko bafite za Bibiliya. Nshuti zanjye, nagira mbabwire ngo
satani yamaze kwindura amareka w'umucyo, kandi na mbere y'uko kirisito agaruka, mu byibuke satani ngo azitiza ishusho ya Yesu, narangiza aboneke mu bihugu bimwe na bimwe ngo abantu bishime ko Yesu aje kandi atari we. Satani agiye gukoresha ubucakura bwinshi. Iki ni igihe cyacu cyo kwirinda uburiganya bwe, twiyubaka ku ijambo ry'Imana. Nshuti zanjye, hari amagambo akomeye nashakaga gusoma ari mu gitabo cyitwa Abahanuzi n'Abami. Ni igitabo kinsobanurira ibyabayeho mu gihe cya Nehemiya, ba Salomo, bari abami batandukanye, ba Yerobowamu n'abandi. Iki gitabo rero kinyereka intege nke za buri mwami, kikanyereka gutsinda kwe cyangwa gutsindwa kwe, umugambi Imana yari imufitiye, uko yawakiriye cyangwa yawanze. Ni igitabo cyiza cyane cyitwa Abahanuzi n'Abami, paje ya 600 mu cyigisho cya 53. Iki cyigisho cyitwa Abubatsi b'inkike. Ni muri cyagiye bari bamo gusobanura intambara Nehemiya yarwanye. Mutega amatwi mwumve uburyo intambara yahinduye isura. Kurwanywa no gucika intege abubatsi bahanganye nabyo mu gihe cya Nehemiya, bivuye ku banzi babo n'abandi biyitaga inshuti zabo, bisa rwose n'ibyo abakorera Imana muri iki gihe bazahura nabyo. Mu magambo make, iki gitabo kimbwiye ngo iki: intambara Nehemiya yahanganye nayo, byanga byakunda natwe tuzahangana nayo, twebwe abariho muri iki gihe. Bivuze ngo mu gihe cya Nehemiya bagombaga gusana Yerusalemu. Ese Yerusalemu uyu munsi wa none irahari tugomba gusana? Yego. Basanaga Yerusalemu bahanganye na Sanibalati na Tobiya n'Abarabu. Uyu munsi wa none amatsinda ageze kuri 3 akomeye: inyamaswa yavuye mu nyanja, yavuye mu gitaka, ndetse n'ubupagani, bigiye gukoresha imbaraga zose kugira ngo birwanye iki? Imana. Ikindi kandi nagira ngo mbabwire gikomeye, nuko hari abantu biyitaga inshuti zabo ariko aribo bashinzwe kubarwanya. Kuko ibyo rero tugiye kubona abantu benshi biyita ko bakunze umurimo ariko bagiye kurwanya Imana. Baranditse rero muri icyo gitabo kuri paje 600, barandika ngo abakristo ntibageragezwa n'uburakari, gusuzugurwa ndetse n'ubugome bw'abanzi gusa. Ntabwo gusuzugurwa, ntabwo uburakari cyangwa ubugome bw'abanzi ari byo bitubangamira gusa, bibangamira umurimo, ahubwo banageragezwa n'ubute, guhuzagurika, n'ubukonje, n'uburiganya by'abagaragara ko ari inshuti n'abafasha babo. Inshuti zanjye, satani yiteguye kuriganya abantu, akabatesha icyerekezo, akabakura mu nzira y'Isiyoni yifashishije iki? Icya mbere, ubute, guhuzagurika, ubukonje n'uburiganya by'inshuti zacu cyangwa abafasha bacu. Umugore wawe aramutse ahuzagurika, afite ubute, akonje mu by'Imana, kandi yarangiza byanga byakunda akaba ari umuriganya. Umugabo wawe aramutse ari umunyabute, akaba ahuzagurika, afite ubukonje mu by'Imana, akaba ari n'umuriganya, ndagira ngo nkubwire ngo byanga byakunda, cyangwa se satani akagusiga inshuti ifite izi ntege nke, byanga byakunda izi nshuti zikakubera inshuti magara. Igihe kizagera wisange warataye inzira, ariko nanone Imana ifite ububasha bwo kugarura abana bayo. Nshuti zanjye, nagira mbabwire ngo imitego n'uburiganya bwa satani birimo birakora mu rwego rwo hejuru. Musabe Imana yohereze marayika wayo, abataye inzira, marayika w'Imana yongera atugarure, adutereke mu nzira. Ndagira ngo mbabwire ko iki kintu kirakomeye cyane. Twerekereza ku musozo, Yeremiya igice cya 8 umurongo wa 5, ijambo ry'Imana rirangira inama nawe rikugira inama. Yeremiya 8 umurongo wa 5 haranditse ngo: none se ubu bwoko bw'i Yerusalemu kuki bwasubiye inyuma bukagendanirako? Nshuti zanjye, ikibazo Imana ifite si uko wasubiye inyuma. Byibuze abantu basubiye inyuma bakamenya ko basubiye inyuma, bareba bakamenya yuko umugongo bateye umugongo ururembo Siyoni. Aba bantu bakamenya ko bakeneye kugaruka, kuko batandukanye n'amahoro, batandukana n'ijwi ry'Imana, ndetse batandukana intege nke zabo zabajyanye aho satani, mu gikingi satani yishimira. Ukaba uhamanya n'umutimanama wawe ko wasubiye inyuma, ariko ukaba ushaka ubutabazi. Ndakwinginze uyu munsi, wowe ukiri mu ntege nke, ndakwinginze fatirana usabe
usaba imana igufashe kugira ngo utagendanirako. Wamuririmbyi we, igihe cyarageze, igihe gishize kirahagije. Uririmba unanywa inzoga, uririmba uri umusinzi, uririmba uri umusambanyi, uririmba ufite izindi ntege nke cyangwa utajya inama na bagenzi bawe, warabajujubije uvuga nabi. Nshuti zanjye, wigendanirako. Igihe kirageze ngo ababwiriza twe kugendanirako. Igihe kirageze ngo abizera niba warasubiye inyuma we kugendanirako. Igihe kirageze ngo ababwiriza, abayobozi b'itorero twe kugendanirako. None se ubu bwoko bw'i Yerusalemu kuki bwasubiye inyuma bukagendanirako? Bagundira uburiganya bakanga kugaruka. Nshuti zanjye, wigundira uburiganya. Satani yaradushutse atujyana kure y'Imana, ariko iki ni igihe cyo kugaruka. Satani yatujyanye kure, ariko iki ni igihe cyo kugaruka. Rero byanga byakunda, Imana yiteguye gukoresha imbaraga zayo zose kugira ngo igarure umuntu wari waratakaye. Umuntu wese witeguye gushyira uburiganya ku ruhande, uburiganya bw'inyigisho z'ibinyoma, uburiganya bw'amanyanga y'ubu buzima kugira ngo aronke ubutunzi, uburiganya bw'ibintu bitandukanye yagiye akora. Kwishushanya nabwo ni uburiganya, ukabeshya ko hari urwego ugezeho mu by'Imana kandi ari wowe uhagarariye abapagane mu gace utuyemo, ariko ku rusengero ukajijisha. Nabwo ni uburiganya. Ariko ibyo byose ntago bitunguye Imana. Imana irimo iravuga ngo ni kuki mwasubiye inyuma mukagendanirako. Ndakwinginze, Imana ikurinde kugendanirako. Nibyo koko wasubiye inyuma, nibyo koko twagize intege, twacitse intege, ariko Imana yongera itugarure, turaba tugarutse mu izina rya Yesu, amen. Witeka Mana nziza, izina ryawe rihabwa icyubahiro. Twongeye kugushimira yuko iyo abantu batanye ari wowe bagarura, kandi twongeye kumenya neza yuko twasubiye inyuma. Abenshi twari turimo kugenda tujya kure, ariko ugiye kuturinda kugendanirako. Witeguye kuduha imbaraga zo kujugunya uburiganya, witeguye gutuma tugendera kuri uru rwandiko rw'inzira waduhaye rwo Bibiliya, kandi uturinde gutwarwa n'amarangamutima y'umuntu uwo ari we wese, ahubwo twibwira iby'ijuru. Tumaze igihe kirekire tuzenguruka, abenshi barimo barareba inyuma bagasanga bateye umugongo ururembo Siyoni, ariko ohereza marayika wawe akorere mu ijambo ryawe n'imitimanama yacu, kugira ngo yongere atubohore, adusubize mu nzira, dukomeze urugendo. Ngiki cyifuzo cyanjye, ngiki cyifuzo cyanjye n'aba turi kumwe twigana iki cyigisho, mu izina rya Yesu, amen.